Yesu ashimwe, shalom, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, wowe unkurikiye, wowe uje ngo tubane muri aya masengesho, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu rero dusenge, njyewe uri kumva kuri mikoro ndi Mama Ebenezer, turatangiye. Amen, 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 amen. Tamba. Mana we, mana we, mana we. Hallelujah. Shimwa man. Hallelujah. Amen, 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 amen. Urimana nyamana, urimana nyamana, haye urimana nyamana, ikomeye urimana nyamana, urimana nyamana, urimana nyamana, hayo urimana nyamana, urimana nyamana urimana nyamana. Hallelujah, 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 hallelujah. Shimwa mana we, shimwa mana we, uduhaye gusoza ukwezi, shimwa mana we, uduhaye kubyuka amahoro, shimwa mana we, uduhaye ubuzima, shimwa mana we, yo 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 yo. Hallelujah. Urimana nyamana, urimana nyamana, urimana nyamana, itabesha, urimana nyamana, hacyo warabikoze, warabikoze. Haleluya, urimana nyamana. Amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Nta kiza nko kuzinduka ukabyinira Imana, ugataramira Imana, ugashyira Yesu hejuru, ugashyira Imana yacu hejuru. Haleluya. Reka dusome Ingoma za kabiri, igice cya 20, umurongo wa 30. Ingoma za kabiri, igice cya 20, umurongo wa 30, aravuga ngo nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Ndasubiramo, nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Amen. Imana ishimwe, umwami ahabwe icyubahiro. Yehoshafati yari umwami ukunda Imana, yagendaga atunganira Imana. Hanyuma rero aza kugera igihe aterwa n'Abamowabu. Uhereye ku murongo wa 20, hano Ingoma za kabiri, igice cya 20, umurongo wa 20, ugasoma neza uraza kubyumva ko uyu munsi turasenga. Ndaza kurishyiraho muri gahunda kugira ngo cyangwa se nubishobora uze kuhasoma neza wumve. Iyi ntsinzi rero yavuye mu kuririmba no guhimbaza. Ku murongo wa 22 batangira kuririmba baranahimbaza. Mu kuririmba rero indirimbo baririmbaga ku mbabazi z'Imana. Haleluya. Iri humure ryavuye mu kuririmbira Imana. Iyi ntsinzi bayibonye kubwo kuririmbira Imana. Gusa icyo nakundiye Imana nuko yo ifite ukuntu yirwanira, kandi iyi ntambara y'Abamowabu bari bateye
Abisiraheli bari bazi ko bagiye kurwana, ariko Uwiteka aravuga ngo no, ndabyirangiriza. Reka nkubwire ngo iki gitondo mwaramutse ni ngo ihumure riravuga ngo arabyirangiriza. Wigira ubwoba, arabyirangiriza. Wirira, arabyirangiriza. Umwami humura, arabyirangiriza. Akira iryo humure, n'Imana ije kukurangiza izo ntambara ibyo umaze iminsi ucamo. Yes, ni ibyo ngibyo, ariko kandi birakorwa n'umuntu ufite umutima uri kuramya Imana, uri guhimbaza Imana. Mbese ubusabane bwawe n'Imana ubyukanye iki rero muri iki gitondo? Reka mbaze ngo ubyukanye iki? Ubyukanye amaganya? Ubyukanye indirimbo ziramya Imana? Ubyukanye ibihimbano by'umwuka? Biravuga ngo utugire zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Ubyukanye iki? Uko aba bantu iyi ndirimbo bahimbarizagamo Imana, cyangwa se iyi ndirimbo baririmbiraga Imana, ni za zaburi. Ni zaburi aho bavuga ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Zaburi 118 umurongo wa mbere, umurongo wa 29, zaburi 107. Ni zaburi nyinshi zigiye zivuga kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Bo baravuga ngo ni muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ni 118. Niho bahagaze baramya Imana, baririmbira Imana. Kubw'uko kuramya Imana, kubw'uko guhimbaza Imana, kubw'uko kuririmbira Imana, baririmba ku mbabazi zayo, bavuga ukuntu Imana igira imbabazi, bavuga ukuntu Imana igira urukundo mu mbabazi zayo. Aho niho Uwiteka yafashe umwanzuro ngo Uwiteka ashyira abo guca igico Abamowabu n'Abamoni. Urumva ni igitsinda cyari kishyize hamwe, Abamoni n'Abamowabu. Hari Imana yaje kurwana. Akiri humura, arabyirangiriza. Abisirayeli bo bagiye aho bagombaga kurwanira basanga intumbi, ahubwo bahakura iminyago. Uvuga ngo ndafata iminyago uyu munsi. Gusenga kwa kuboko, gusenga Imana ikunyagira iminyago. Ibyo uri bubwire Imana bibi byo kubwira Imana kugira ngo Imana igutsindire, ariko batsindishirijwe no kuvuga ku bukuru bw'Imana no ku mbabazi z'Imana. Siba amagambo y'amaganya muri iki gitondo. N'ibibazo nubwo ari byinshi birekere Uwiteka. Aba bantu intambara ntago bari bo bayirwaniriye, gusa bo bariteguye mu mubiri nk'uko bisanzwe, ariko ibyiringiro byabo kwizera ngo n'ingabo bazisize imbere, izi ngabo zitwaye amasaso zigiye byo kurwanisha, nazo bazitegeka kuririmba ku mbabazi z'Imana. Haleluya. Ariko n'ubundi mu bisanzwe urugamba rw'Abisiraheli babanzaga baririmbye imbere kugira ngo babanze baramye Imana, hasigaye Uwiteka amanuka barwanirire. Wowe ubanza iki mu gusenga? Reka nkubaze, nanjye nibaza, ubanza iki mu gusenga? Ubanza kubwira Imana ibyifuzo? Ubanza kureba ku mbabazi z'Imana? Ubanza kwibuka urukundo rw'Imana? Ubanza iki? Iri jambo ritwigishe. Reka dusenge twakirire ihumure. Haleluya. Kandi ibitondo byawe ubyubyukana zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Usanze ukiri muzima utera akaririmbo, shimwa mwami wacu ratwa ku isi yose ko nyiriho, Yesu ganje mu buzima. Haleluya. Karagaciyemo. Mana turagushimiye, uri mwiza. Twakirira ihumure wazanye, kandi iri humure ni ryiza cyane, nta kurwana kurimo. Turaryakiriye ko waje kuturwanirira. Turaryakire kandi ko turi bucyura insinzi. Turabyakire kandi ko turi buhozwa amarira. Turaryakire ko tumaze ubwoba, kuko Shafati nabo bari kumwe, bari bafite ubwoba bibaza uko biri bugende, ariko bahagarara mu kwizera, baranizeye. Ndagushimye Mana. Izina ryawe ni icyubahiro. Iri humure turaryakiriye ryo kurwanirirwa nawe. Iri humure turaryakiriye impande zose. Ntabwo uri wazanye ihumure mu kintu kimwe muri domaine imwe y'ubuzima. Oya, wazanye ihumure mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Haleluya. Aho turi, mu bihugu turimo, wazanye ihumure. Aho tunyura wazanye ihumure. Uyu munsi wahumure we ngufatanije n'amazina yanjye, unsindire mu mpande zose Mwami. Wahumure we ngo tugufatanyije n'ubuzima bwacu, udutsindire mu buzima bwacu. Wahumure we tugufatanije n'ibikorwa byacu, utubere Imana, uduhe umugisha aho twerekeje amaboko hose. Uyu munsi utsinde mu mwuka wacu, utsinde mu mubiri, mu isi bifatika, udutsindire Mwami.
haleluya, haleluya. Amaraso ya Yesu atwoze, hadukureho umugayo wose, hadukureho buri nzandiko zose, aho tutizeye, aho tutakuririmbiye mwami, aho tutaguhimbaje, aho tutashyize hejuru, aho twibagiwe imbabazi zawe tugirira natwe ngo tubabarire abandi. Amaraso yawe natwese turiyuhagiye mu buntu bw'igorogota, turiyejeje mwami, dusukure. Amaraso Yesu natunyuremo, nanyure mu mwuka wacu, nanyure mu bitekerezo byacu, nanyure mu mvugo yacu, natunyuremo mwami. Kandi natwe tumenye niba uri Imana y'imbabazi, ukaba uri data, natwe duhereza abandi imbabazi, tubabarira abandi, tubohora abandi. Ilisiti yabo dutwaye mu mitima ivemo, tubabohore ku ngoyi, tubababarire, tubavane mu rubanza nawe mwami. Haleluya, singizwa. Twakiriye ubu buntu, kongera kwibuka ku mbabazi zawe Mana utugirira umunsi ku munsi. Twakiriye iyi neza wazanye, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, kuko imbabazi zawe Mana zihoraho iteka ryose. Urakoze Yesu, ndazakiriye, nakiriye kubabarirwa, nakiriye iyi neza, none n'ibihe bidashira. Uyu munsi uganze, uyu munsi utegeke, imbabazi zawe zimperekeze, imbabazi zawe zindinde, imbabazi zawe nzumve, imbabazi zawe zimurikire, imbabazi zawe zomatane nanjye. Kandi nanjye Mana ndisengeye ngo uyu munsi mbabarire abandi, mbabarire abampemukiye, mbabarire abari buze mwami ahantu hose, ngende mbabarira, ngira ubuntu nanjye bwo kubabarira mu izina rya Yesu. Mbihanganire, mbafashe mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, turagushimiye, singizwa ni wowe Mana, none n'ibihe bidashira. Amen. Amen. Shalom, umunsi mwiza, akira ihumure, Uwiteka kurwanirire mu mpande zose.